16 reka mbere ku murongo wa 13 haravuga ngo arababwira ati nimugende murebe aho ari tume abo kumufata. Baramubwira bati ari Dotani. Aherako yoherezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi. Bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? 16 aravuga ngo aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Nuko Uwiteka amuhumura amaso. Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare z'umuriro bigose Elisa. Amena. Amen, amen. Mana yacu ishimwe kandi himbazwe. Nashatse ko dusoma iri jambo. Iri jambo ni igihe abayisiraheli bariko barwana n'abasiriya. Icyo gihe barwanaga n'abasiriya, bararwanye ariko buri gihe abanyesiraheli bakabanesha. Buri gihe abanyesiraheli bakabanesha. Noneho umwami w'Isiriya aribaza ati ni iki ko tugenda ahantu hose tugiye tugahura n'ingabo z'abanyesiraheli zahadutanze? Aribaza, noneho ahamagara ingabo ziwe. Umwami w'Abasiriya arababaza ati ninde uzi utuvamo akaja kuvuga ibanga ryacu, akaja kuvuga nk'uya mu Bisiraheli aribo banzi bacu? Umwe ngo aramubwira ati reka databuja, ntabwo ari byo nyagasani, ntawe uzi uja kumena ibanga, ariko hari umukozi w'Imana witwa Elisa. Imana ihabwe icyubahiro. Niwe uzubona ayo magambo, niwe uzumenya ibihishwe, niwe uzumenya ibyo turi bukore, ntawe wabimubwiye. Umwami ararakara, afata amagare n'amafarashi n'ingabo nyinshi ngo zigenda ijoro ryose. Niko dusoma, bagenda ijoro ryose, baragenda ngo bagiye gufata Elisa umukozi w'Imana. Bageze kwa Elisa ngo barazenguruka inzu yiwe, ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi. Umugaragu wa Elisa ngo azutse arababona. Ababonye avuze induru, aravuga ati baba we, batugose. Atakira shebuja, atakacitse intege, atakayihebye. Ntiyarazi imbaraga ziri muri Elisa, ntiyarazi Imana ya Elisa. Elisa abwira Imana ngo arasenga. Niko batubwiye hano ku murongo wa 17 haravuze ngo nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe. Amena. Amena. Akimara gusenga iryo sengesho, Uwiteka ahumura amaso ya wa mugaragu. Wa mugaragu imuhumuye amaso ngo abona ingabo nyinshi zibagose. Abona ingabo nyinshi zibagose, ubwoba burashira kubera isengesho ry'umukozi w'Imana Elisa, wazaga umenya ibihishwe kandi yasenga ubwo ibintu byose bigatungana. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asengana umwete. Gusenga kwanyu babyeyi mwese, abagabo baraha n'abagore, sinzi niba habamo n'abasore, musenga kwanyu Imana izikumva, Imana izayumva gusenga, Imana izikora, Imana izigaragaza ibihishwe, Imana izikora ibitangaza. Uyu mugaragu yari yihebye, yacitse intege, avuga ati birarangiye, abantu batugose ntitwabashobora, ariko Imana ishobora byose. Imana ifite imbaraga. Yageze
yahumuye amaso y'uyu mugaragu, abona ingabo zibagose, abona ubwinshi bwazo, abona bafite imbaraga, ubwoba burashira kubera isengesho rya Elisa yamusengeye. aravuga ati muhumura amaso databuja, amenye ingabo zitugose. Imana ishimwe. ahumuka amaso, ubwo arareba amenya ingabo zibagose, kuko zari nyinshi kandi zifite imbaraga kuruta za ngabo z'Abasiriya. Imana ihabwa icyubahiro. nibutse ijambo ry'Imana riba hano muri Luka 18 uhera ku murongo wa mbere. ijambo ry'umuntu watitirije wabwiye Imana ngo hariho umudugudu umwe ngo warimo, biri muri Luka 18 ugakomeza aho hepfo. umuntu w'Imana ngo watitirije aragenda abwira umucamanza ati ndengera ku mwanzi wanje. wa mucamanza ngo ntiyatinyaga Imana, ngo ntiyubahaga Imana, ntatinye n'abantu, ntiyamwitaho. wa mugore arakomeza araza aramubwira ati ndengera. wa mugore ntiyahwemye, ntiyacecetse, arakomeza aramubwira ati ndengera. wa mucamanza ngo aravuga ngo nubwo ntubaha Imana sintinye n'abantu, ngo ariko kubera kuko uyu mugore yantitirije ngo ndamurengera. Imana ishimwe. gutitiriza kwanyu, gusenga kwacu, Imana yo mu ijuru izaturengera. kunda akarongo ko hepfo kaza kavuga ngo nuko umwami Yesu arababaza ati kuri 6 ngo ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Imana ishimwe. ubwo bimeze gutyo, umucamanza utubaha Imana ntatinya abantu. yarengeye uyu muntu, ariko ngo Imana yo yarengeye umupfakazi, ngo data wo mu ijuru azareka kuturengera tumutakira ku manywa na nijoro? kandi wagerageza nko kumukompara n'uyu umucamanza ntiyatinyaga abantu, ntiyubaha Imana, ariko kubera ko uyu mupfakazi yakomeje kumutitiriza aramurengera. urumva uyu mugore ntiyahwemye, ntiyacecetse. ntitugaceceke, tuzakomeze tubwire Imana yacu. haravuze aha hepfo ngo Imana izareka kurengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? ngo ntabwo azazirangarana, azaturengera. iwe azaturengera vuba kuko ari umunyembabazi. azaturengera vuba, uko tumeze kose n'uko tuvuga kose, tuvuga nk'abana. Uwiteka tureba nk'abana, ibimwe ntidutunganya ibindi, ariko we ngo azareba ibiri mu mutima. ibyo twibwira mu mutima nubwo tutashobora kubivuga, we ngo azabireba mu mutima, akamenya icyo twari kuvuga nubwo tutagitunganyije. ndetse ikintu kiza kinshimisha, iwe ngo akaduha ibirenze ibyo twayisabye. amena. kuko we aba turuzi, abazi ubukene bwacu, abazi ibyo dukeneye. niba tuvuze ngo Mana dutabare muri ziriya ntambara, iwe araziruzi, azi uko zimeze, abazi ibidukwiriye. iwe ngo akaduha, kandi akaduha ibirenze ibyo twayisabye. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka ni umunyembabazi, agira neza, ntabwo azaturangarana, ntabwo azatwihorera. hepfo haravuze ngo ku 8 ngo ndababwira yuko izazirengera vuba. ariko umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Imana yacu izitwumva kandi ikaduha ibirenze ibyo twayisabye. reka ndekera aho ngaho kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Imana ibaha umugisha. ijambo ry'uyu mupfakazi n'uyu mucamanza rizarishimisha. uyu mupfakazi yakomeje kugira umwete. ndabizi ko namwe mugira umwete wo kuzuka urukerera wo kubwira Imana. uyu ni umwanya wa rusange, ariko hari indi myanya mufite mwiherera mukabwira Imana. umuririmbyi aravuga ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo ibikubabaza n'ibigutera.
yesu we yiteguye ko tumubwira, nta kindi, nta wundi hanze amatwi n'amaso, ni twebwe gusa, twebwe abayibwira, ni twebwe iteze amatwi, ni twebwe ihanze amaso. Kandi yesu ni mwiza, yaravuze ngo abarushe n'abaremerewe Imana ihabwe icyubahiro, ngo bose bazi Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Murakoze bene data, Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu mwanya